byataye burango Paveri ngafite agataye gatoya ngo bituma ku buryo umwataka areba izamu ryose burango nicyo kibazo kiba gihari ngo Paveri nziranga barakagaridiye gatongo izamu ngo uburireba ngo kurenza uko wazana Adolphe ngo wigisimba cyangwa se ukazana Kwizera Pierre twagiye tubona ariko Kwizera no muto burya habwo uko ngiye mbibona mu izamu Adolphe ashobora kuzarifatamo nubwo Kwizera amuga ati no mugardiye mwiza ariko asanzwe undi mugardiye mwiza cyane Pierre ariko tuzareba noneho kuri gatatu ni bisanzwe bongeyemo bazanye Bugingo Hakim ntabwo Bugingo Hakim se kuri gatatu arusha umwana wasimburaga n'ubundi naho ntacyo bakoze bari kuzana Jarene bikagira kuri kabiri hari Byiringiro Gilbert dukunze kwita Kagege rwose Ndashimiye Diodoni dukunze kwita Nzotanga baramwirukanye bazana Fitina Omborenga ntabwo Omborenga yakicaza Kagege ntibishoboka Kagege nabonye muri shampiyona sohokinnye ikarangira ntabwo bishoboka ubwo niko ubibona none ya APR Football Club ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ifite ibirori bikomeye cyane ni ibirori bizabera hariya ku Murindi Igicumbi Rani tuzajyayo tuzajyayo amakuru mfite ibimasa birimo birabagwa nyamahara zizaba zimeze nabi cyane ubwo rero ku bafana b'ikipe ya APR mbabwira yuko kugura tike ahasanzwe ngazaba ari 10,000 ibyo 10,000 uzaba ufitemo umupira wawe w'ikipe n'icyo kurya mvango umupira ni 5 n'icyo kurya ni 5,000 kabisa twumva byinshi ku basaza bayobora ni ekipe umutoza yamaze kuhagira yizana imyungirije nubwo nabonye ari umusaza kumurusha bitiranwa none manza ari mukuru we yazanye mukuru we cyangwa papa ngiye gukora gukora umutoza bitiranwa nge nabonye video arimo asunika nawe yitwa Rotifi nacetse ko ari mukuru wazanye kuko baritiranwa rwose ayizana n'umukinnyi mu mediateur wo muri Tunisia ikipe yaramanutse ko yari umukinnyi mwiza iri ndetse no mu biganiro n'abandi bakinnyi none ndagira ngo tuyigaruke Mohamed Sile buriya ngo ni mwarimu wa physique buriya nyine umutoza nabonye interview yatanze i Kanombe yavuze ati ni mwarimu n'undi yaratware mwarimu wa physique ngazadutungura ngo twe turimo turamupinga ngazadutunga nagaje muri test uriya Mohamed Sile akina muri mediane yataka ko nabonye avuga ko ari striker no attacking striker. Yes, all right. Mbasuza mwese nizere ko mujye mumeze neza cyane abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba irengerazuba namwe abari mu mujyi wa Kigali nibagiye n'aba diaspora n'abateye yambo mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi hano kuri Tapi Rouge Nyamirambo hari kubera irushanwa Esperanza Tournament Football ni irushanwa ryateguwe n'itwa Cucuri tugiye kurigarukaho gatonya duhite twinjira mu matransferi tugaruke ku kipe ya Royal Sport ndetse n'ikipe ya APR zirimo zitegura. Uyu munsi ikiganiro sinyikora njye ndi kumwe n'umuvandimwe nagira ngo abibwire noneho ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Yitwa Irumva Eric Vasquez. Irumva Sport. TikTok Irumva Vasquez. Ukabura amamaje. Turagwapagitire naribi. Yo nakujya kure rero iri rushanwa rigeza ahakomeye. Twagiye tubona amakipe menshi agiye atandukanye kubwawe ni ihe kipe umaze kubona irimo iratanga akazi cyangwa se ihagaze neza. Ubundi hano umuntu araza byatangiye umuntu agomba gushaka ikipe afana ariko kugeza isangiye mfana ikipe bita Buja City. Buja City nabonyemo umusore nakunze cyane yaba Tony Kitoga. Ba Tony Kitoga ariko ifite kapiteni namuhaye izina rya Kaseri Sergio Busquets. Uriya kapiteni wabona arameze. Uriya wambaye gatandatu yanabaye man of the match. Niyo muntu wankuriye kugira ngo mbe umufana wa Buja City. Ngo buri muntu uri hano afite ikipe yamaze gucreating ikipe afana ariko ngiye ndi nyuma Buja City kabisa. Iri rushanwa twariha iri shusho twavuga ko riri bufasha iki abe abafana twavuga yuko riri bufasha iki abe abakinnyi ni irihe shusho twaha iri rushanwa. Irushanwa umuntu waritekereje mbere na mbere indabyo nize kuko ari kubafana rirafasha kugira ngo abantu babone ahantu baba bicaye bari kureba mu gihe imipira isa nk'ihagaze ngo turi kuri Coupe du Monde y'ama club abanyeshuri bari mu biruhuko bagomba kubona ahantu baba bagoroberezaho kugira ngo bajye mu ngeso mbi kandi riraguma no gutuma abakinnyi baguma kwitara cyangwa se baguma bashininga fitness yabigume iri hamwe ku buryo gutakaza forme nkeka atari ibintu biri buze kubaho ku bantu bari muri iri rushanwa baragumana forme nicyo navuga.
urakoze cyane ubwo rero reka noneho duhite twambuka tuve kuri iri rushanwa mbanza ku updatinga abantu Stella yatsinze yitwa Ubumwe Hotel ibitego 2-0 ni nako mu kanya ikipe ya Brazil abakinnyi bakomoka i Rubavu baje kuba batsinda ikipe ya Zone FC itozwa n'uwitwa Rugajurigani ibitego 4-2 mu gihe Stella yatsinze 2-0 ubwo nuko bigenze bivuze yuko iri tsinda rizamuye ikipe yitwa Brazil ndetse nitwa Start Morning ubwo bivuze ko abe Gatsibo abe Kamonyi abe ni Zone FC zirasezerewe ubwo rero none reka twinjire mu matararenga ngo buriya nashimishijwe cyane no kubona Sajati aba man of the match muzi kera tukiga Igisenyi za 2016 twarakinanaga ariko imvune ziza kuba nyinshi ngenda bireka Sajati rwose byanshimishije kongera kubona aba man of the match cyangwa nabakobwa bawujyanye umupira oya nge naravunitse nawe arabizi twavunikiye muri Coca-Cola Igisenyi bagize ikibazo cy'imvune none uyu munsi uraje uramubona none abaye na man of the match byari bishimishije cyane biba ari byiza kubona umuntu mwazamukanye arimo yitwara neza byo rwose so ubwo rero ngayo nguko yabaye man of the match yanagize umukino mwiza cyane yanatsinze n'igitego ku mupira mwiza yarahawe na Haruna yatsinze 2 yatsinze ibitego 2 urumva yuko ni ibintu byiza cyane kandi noneho tujye mu matransferi twinjira mu ikipe ya Rayon Sport ndetse ikipe ya APR duherehe cyazo dero ushaka ba APR isa nk'iyamaze kugura ukundi yihe Rayon Sport kunda Murera Rayon bayita burani kunda amazina yayo bayita Gikundiro Igikaka Igikanu cy'imfizi Isaro ry'Inyanza Kimaranzara yego Murera ekipe y'Imana nandi yose wagenda yita ayo yose na amazina yayo kuko ifite amazina aryoshye turayisorezaho reka dore muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu APR twagiye tubona igura abakinnyi benshi bagiye batandukanye yahereye ku bana b'Abanyarwanda irabanje nzayinjiza witwa Iraguha Hati waruvuye mu ikipe ya Rayon Sport irongera ishyiramo witwa Bugingo Hakim ishyiramo uyu Pasier agirindi yitwa Ngabonziza Pasier wakiniraga ikipe ya Polisi ininjizamo kandi witwa Fitina Umborenga ni nako yaguze witwa Dao uyu munya Burkina Faso nubu ibiganiro bigeze kure n'umwataka muri Gasogi rwose ukina muri defense wo muri Gasogi nagira ngo tugaruke ku ikipe ya APR ukurikije uko yiyubatse ukurikije uko umwaka ushize yari imeze iratanga cyizere iki cyangwa se abafana bayo bakumva ko ari APR ihagaze gute APR yatwaye igikombe umwaka ushize igatwara ibikombe 3 mu Rwanda shampiyona cy'amahoro ndetse na Heroes Cup ntago yahindutse cyane buriya ntago yahindutse cyane ahubwo yiyongeyemo amaraso bivuze ngo nundi yatwaye igikombe iracyahari ndetse yari yiyongeyemo n'amaraso gusa none ku ruhando nyafrika irihora mu rugo n'ubundi niko bizongera bikagenda kuko ntago nekereza ko Omborenga twabonye mu Mavubi akina na Algeria ari uzaza gufasha APR kugera mu matsinda cyangwa se kwikarifiya ntago nekereza ko Haji arusha Baka cyane birukanye oya ku bwanjye nge nkunda Baka buriya nekereza ko Baka ndamwemera cyane bazanye ntago mwemera birukanye niwe nemeraga Baka buriya niwe nemeraga ko nzi ko bazana Haji ndetse buriya abakinnyi se bongeyemo urumva uburyo biyubatsemo kugira ngo tugende dufasha n'abantu bahereye mu izamu bari birukanye yitwa Pavel Nzira bazana Hakizimana Adolphe nagarusha Pavel Nzira nkumva bari basubiye inyuma mu izamu uretse wenda ko Pierre agaze neza ariko Adolphe nagarusha Pavel ko Pavel twaramubonye n'ubwo wenda bagenda bakritika ko Pavel nk'ibitego ba Fiston Kararama yari yamutsinze ni ibitego byataye burango Pavel ngafite agataye gatoya ngo bituma ku buryo umwataka areba izamu ryose burango nicyo kibazo kiba gihari ngo Pavel Nzira ngo barakagaridiye gato ngo izamu ngo burireba ngo kurenza uko wazana Adolphe ngo w'igisimba cyangwa se ukazana Kwizera Pierre twagiye tubona ariko Kwizera no muto burya habwo uko ngiye mbibona mu izamu Adolphe ashobora kuzarifatamo nubwo Kwizera amuga ati no mugardiye mwiza ariko asanzwe undi mugardiye mwiza cyane Pierre ariko tuzareba noneho kuri gatatu ni bisanzwe Claude ameze neza bongeyemo bazanye Bugingo Hakim ntabwo Bugingo Hakim se kuri gatatu arusha umwana wasimburaga n'ubundi
naho ntacyo bakoze. ahubwo bari kuzana Jarene tujya bikagira kuri izina. kabiri hari Byiringiro Gilbert dukunze kwita Kagege rwose. Ndashimiye Diodoni dukunze kwita Nzotanga baramwirukanye bazana Fitina Omborenga. Ntabwo Mborenga yakicaza Kagege. Ntibishoboka. Kagege nabonye muri shampiyona wakinnye ikarangira. Ntabwo bishoboka. Ubwo niko ubibona. Noneho tujye mu mutima wa defense twavuga ko ho nta n'impinduka nyinshi zagiye zihaba. Kerema ameze neza. Ndetse ushyizemo Swane abari sava. Ushyizemo Yunusu abari ibyo rwose. Urumva ko yo defense yo ihagaze. Ni ya yindi n'ubundi aperi ni ya yindi. Tujye hagati mu kibuga. Shimimana Ismail Pichu yarasezerewe. Uwo yaragiye. Hari undi bakizemo hagati mu kibuga. Kuri gatandatu. Ndibaza ko nawe kuri gatandatu nta wundi bakizemo ahubwo nuvuga ngo witwa Yusuf Dauda yari afite ikibazo cy'imvune bavuga yuko ubu ngubu azaba ameze neza none oya bazanye na pasi urabavuye mu pasi wa polisi yego nibyo ubwo twavuga yuko ari byiza pasi subwarusha Pichu kuryo cyo kwenda amurusha ko ari umunyarwanda kandi champion w'u Rwanda igira limitation y'abanyamahanga umukinnyi wo gukina imbere mu gihugu ariko no waswadi nagwe kuri Dauda nyine azaba ari mu kibuga noneho ndajya dufasha abantu abona hagati ya Aperi yakoresha ndenani Ruboneka hari Dauda hari Lamine Ba na Ruboneka hari Ruboneka we niyo ngiyo nyine wirenga aho ngaho nabo ngabo batatu nabo ngabo twagiye imbere hari witwa Kwitonda Alebaka yari yaragiye bazana witwa Iragwa Haji utazakina kuko Haji ntago ntekereza ko azaza kwicaza Barafinda ntibishoboka urabona n'ubundi Barafinda azabona umwanya agomba kubona ubwo bivuze ngo no mu kanya babajije Haruna hano baramubaje ati Haji cyangwa Barafinda ati Barafinda Barafinda urebye pressing ye nubwo hano muzenda kudatera mu izamu niki ariko pressing ye yafashe baro atanga akazi ku badefenseur wa mugabo ariko nanone n'umukinnyi bavuga yuko ni mwiza kuri baro igihe afite baro akakora byinshi yewe tutatekerezaga ariko gukora kakanda abantu bari bategereje kakabura ubwo icyo ni cyo umutoza mukira ku ruhande oya uyu mutoza naza ndabizi neza ko bita Barafinda azaba ari mu kibuga ubwo wanze yuko kanibwe zabiriho Watara 11 Barafinda umwataka turacyamutegereje ariko nanone Mediane dushaka kuza kugarukamo twara Medao bazanye bavuga ko akina 10 neza ese Medao azakina gute mu kibuga nyine azakina gute na Lamine Ba na Dauda Yusuf ndetse na Ruboneka ese Ruboneka zicara Medao Ruboneka ntago yakicara Ruboneka twamonye kuri match ya Musanze ngira ngo no twamubonye atsinda bitatu bimwe bamuregaga ngo katinda ngo kurekura imipira ariko buryo umuntu ari kuri umupira bijyanye nuko yabonye umuntu awuha ntago wamaze wabonye umuntu uha yagiye wamwe mu mupira ariko Ruboneka kira kibuga azaba kirimo Medao wabwo azaba ari kuri bench yani ko mbibona cyane dutegereze none ndagira ngo twanzure Aperi bwo turayisesenguye tureba abakinnyi binjemo abasohotse tuvuga yuko ari ikipe yaguze mu ijambo rimwe ikintu navuga kuri Aperi yaguze byo mu Rwanda n'ubundi ku ruhando mpuzamahanga sintekereza ko ari igitangaza izakorayo gusa no gutegereza nanone kuko Aperi ifite amafaranga ubundi ukuntu igura twe kuri njye mbona atari ko yagagombye kubigura kuko ifite amafaranga menshi sinkare nyine itegereza baterankunga buri muntu ngazana icyatanu icyabiri dukoteze nyine kugira ngo bagure abakinnyi yo ifite amafaranga ntekereza ko yaguze byo mu Rwanda nicyo kintu navuga mu ijambo rimwe ubwo no gutegereza nyine mu Rwanda izabitwara ariko hanze nta gashya nyine mbona yongeyemo ku buryo yaza gutanga challenge yarakoze rero ubwo dusoza ku ikipe ya Aperi Football Club ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ifite ibirori bikomeye cyane ni ibirori bizabera hariya ku Murindi Igicumbi kandi tuzajyayo tuzajyayo amakuru mfite ibimasa birimo birabagwa nyamahara zizaba zimeze nabi cyane ubwo rero ku bafana b'ikipe ya Aperi mbabwira yuko kugura tike ahasanzwe ngazaba ari 10,000 ibyo 10,000 uzaba ufitemo umupira wawe w'ikipe nicyo kurya mvuga ngo umupira ni 5 nicyo kurya ni 5,000 kabisa hakaba n'ahandi ha 18
aho ha 18 zongeraho bitanu by'umupira bite biba 23 hakaba na VIP ya 50 kongeraho n'umupira bikaba 55 ubwo nizera dusobanurire abantu hazaba habara abahanzi bagiye batandukanye hazaba ibirori bigiye bitandukanye bazaririmba urumva yuko ni ibintu byiza ku bakunzi b'ikipe ya APR ubwo muzagereyo ikipe yanyu imaze imyaka 30 igomba kwizihiza iyo myaka imaze ibayeho yatwaye ibikombe byinshi bigiye bitandukanye izamba murikira abakinyi urumva yuko azaba ari ibintu byiza muzagereyo reka tuyisoze hari icyo avuga ku ibyo birori oya bizari ibirori byiza cyane ko birateguye nta kintu nabivugaho ubwo rero reka dukomeze ku ikipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport turimo turumva inkuru nyinshi twagiye twumva byinshi ku basaza bayiyobora ni ekipe umutoza yamaze kuhagira yizana imyungirije nubwo nabonye ari umusaza kumurusha bitiranwa none manza ari mukuru we yazanye mukuru we cyangwa papa ngiye muri iki gikora umutoza bitiranwa njye nabonye video arimo asunika nawe yitwa Rotifi naketse ko ari mukuru wazanye kuko baritiranwa rwose ayizana n'umukinyi ni umumediateur wo muri Tunisia ikipe yaramanutse ko yari umukinyi mwiza iri ndetse no mu biganiro n'abandi bakinyi none ndagira ngo tuyigaruke Mohamed Sile buriya ngo ni mwarimu wa physique buriya nyine umutoza nabonye interview yatanze i Kanombe yavuze ati ni mwarimu n'undi yaratwari mwarimu wa physique ngazadutungura ngo twe turimo turamupinga ngazadutungura nagaje muri test uriya Mohamed Sile akina muri mediane yataka ko nabonye avuga ko ari striker no attacking striker we yataka izamu ariko ngazadutunga ko ngo nundi ngatwara umutoza wa physique bura azaza gufatanya na Yabonga wenda nicyo kintu numvishe muneze nimba ari umutoza wa physique yaratoza physique Yabonga ko ari yatoza azafatanya na Yabonga gusa nuko ako tukiri kuri Yabonga makuru Yabonga meruka kubona ejo ndi kuri Instagram ye rwose avuga ati abayobozi mu mbabarire ba Rayon Sport ko ntamenye buri gikipe uko yakozwe mu mufuka avuga kuri bahaji n'aba Hakimu bagiye muri APR n'aba Omborenga ntago ngo yarazi ko mu Rwanda birabiba ariko nicyo kintu meruka ariko birayikirika azagaruka gutoza Rayon Sport twagiye twumva amakuru yuko ashobora kujya muri polisi bwo reka dutegereze turebe twikomereze rero none uko Rayon Sport rurimo yubaka yarabanje isinyisha witwa Musore Prince nimero 3 mu gihugu cy'u Burundi nubwo bamwe nagiye numva impaka ari nyinshi wowe ndagira ngo tubanze tugaruke noneho kuri uyu mukinyi n'ubundi biri official wasinye agatangazwa Musore Prince kuri 3 ka Rayon Sport urabona azasimbura itwa Bugingo Hakim azana murusha ko icyo nzi cyo bari abakinyi Burundi bari abakozi wenda bamwe baramukritika sinzi wenda bamukritika mujyanyije nawe nimba bamukritika mujyanyije na Mario Gusto cyangwa se bamujyanyije nande ariko Musore Prince bigiye bijyanye n'uburyo namubonye ntago ndamubona akina ariko azakora akazi kuko ikintu imyitozo yukoze biraza ubwo twavuga yuko ari umukinnyi mwiza rero ikipe ya Sport yaguze ubwo noneho tugiye ku makuru y'abamotari urayazi cyangwa n'izandrane bamugane bari hirya no hino nyine ekipe ya Rayon Sport irimo iravugwamo amazina agiye atandukanye izatangira imyitozo ku munsi wo kuwa mbere hariya mu Nzove rwose turi mu Nzove twaryamye umwe manuka tureba umva kamera izabiteretse hariya umwe tubabara ekipe ya Sport irimo iravugwamo amazina menshi agiye atandukanye mbera byose nk'umuntu uyiba bugufi ndagira ngo ubanze ubwire abanyarwanda si ngombwa kubabwira ibiri official kuko muri transfer habamo nicyo bita rumors cyangwa se ibivugwa cyangwa se amakuru y'abamotari nka babandi cyo tuvuge ngo ibihuha nta kibazo ndagira ngo ubanze ubwire abakunzi bacu abakinnyi bavuga muri Rayon Sport ibintu ni hatari muri Rayon Sport rero kuko uretse abarabumba babiri maze kona hari uwaje mbere urayaje muri test n'uyu nguyu wazanye na coach no munsi Mohamed Sile ubwo sinzi nimba wari kuyiwaje no munsi nagaje muri test we aje gusinya aje kumva yazanwe n'umutoza waje gusinya gatatangira hanyuma rero mwizamu ndumva ari umunyamari nawe wamaze guhaguruka Idris Koyate nawe yamaze guhaguruka aza gufata izamu rya Rayon Sport yaba ari igisubizo cyiza nyuma yo kurekura Academy Ndiaye cyane rwose Academy se ari umuntu wamushidikanya wamutindaho koko none ako ukwanda no kugira ngo tworoshye ibintu ubwo mwizamu turahavuye reka tujye muri defense yarabanje kuri 3 isimbuza Hakimu kuri 2 namusimbura
nta muntu n'umwe uhari ahubwo kuko Ombolenga yaragiye oya arahari Emmanuel akina kabiri hari Kabange hari Kabange no kuri gatatu no twavuga ko bakoze basimbuje kuko hari Fabrice hari musore Prince hari undi ukina gatatu ubwo nabo babiri ariko baranahagije noneho ubwo tujye mu mutima defense hari Youssou Diaye arahari Omar Nyingi arahari Aimable Nsabimana Aimable arahari Nsabimana Aimable azaguma kandi byaravugaga ko nawe ari umugambanyi azahaguma neza ntafite amasezerano niyo ntabwo igeze itangaza ko izamurekura nkuko yabyeretse Ombolenga kitakimukeneye ntabwo ariko yabyeretse Aimable we azahaguma nicyo ntekereza ubwo defense yaba yuzuye yirahari nta kibazo bango defense ya Rayon nta kibazo wenda na Rushema uvugwa ko ashobora kuza gukora birashoboka wenda ko na Rushema ashobora kuza gufatanya na Youssou Diagne bakongeramo Rushema Chris rumva Rushema Chris aje agafatanya na Youssou Diagne byaba ari sawa cyane tujye hagati mu kibuga ikipe isanzwe hafite Ndayishimiye Richard hafite Sulaimani Dafe hafite Niyonzima Revesef hafite Kanamugire Roger hari undi nibagiwe Mohamed Sire bose barahari nta kibazo bose barahari ubwo noneho twavuga ko muri Mediane bihagaze gute Mediane irarangaye Mediane tuvuga ko nta mukinnyi ubona uha ukwiyereye Kanamugire wa Swadi Kanamugire ntabwo ariwe mukaserereyo yagendera mu matsi ntabwo ariwe twagenderaho rwose ariko ntekereza ko hari umukinnyi ukina gatandatu nabonye uri guturuka nawe muri Senegal ushobora kuza gukina gatandatu ya Rayon nigeze kubona barimo bamugaragaza urumva ko aje gatandatu ekipe igomba kuhashaka undi mukinnyi bidasubirwaho ku 10 umusimbura Muhire Keve Paplay no mwarabu nusa amahirwe Paplay twabonye aheka amagaju Paplay azi gukinisha bagenzi be Paplay azi gutera imipira y'imiterekano Paplay yasimbura Keve uramutse umubwiye ko inshingano ari uzifite yabikora rega buriya football ni imwe ahubwo bitandukanira nyine uburyo abantu bumva ibintu cyane rwose none se ibyamunaniye uno mwaka jyabona amahirwe menshi inshuro nyinshi zigiye zitandukanye bamushyiramo urabona ubu ngubu aribwo agiye kubikora ikipe akayikora Paplay yagiye akinishwa nabi ugasanga ari gukinishwa ku 9 anyujijwe ku ruhande ariko Paplay umushyize ku 10 nyine nk'umwanya we atuwakinaho yaguha umusaruro nk'uwa Keve ubwo ngubwo rero twavuga yuko aho ngaho ari nta kibazo noneho ntekereza ko nta kibazo wenda nubwo bano ba Mohamed Sire bari kuza kandi nabonye amadribble n'amapasa barekura bari hatari uriya ni abakinnyi 10 niwe uzakina njye nabikora ariko iki kibuga Paplay no bamureke nawe akine kuko ni umwanya mwiza wo kugaragaza amafaranga yaguzwe mu magaju so twihuta noneho tujye ku mpande za Rayon Sport umwaka ushize yari ifite witwa Iragwa Haji ifite witwa Adama Bagayogo ifite witwa Azizi Basane Kuranya ifite witwa uyu Adlai Jalo ifite uwo Paplay nawe twamubaraga nk'umuwinga ahubwo kuri mu mande yari ifite Asanana na gihari yari ifite uyu munya Cameroon Azizi Basane Kuranya ugihari umuntu wavuyemo ni Haji wenyine bango Haji ne wavuyeho ariko rero impande za Rayon Sport umwaka ushize twavuga ko zari zihagaze neza ku buryo ntago batakurirwa bigora bavuga ngo reka twubake ekipe Azizi Basane atikoroze ngo ajye mu bindi byo hanze y'ikibuga ibyo nagiye numva bimuvugwaho yaduha umusaruro ubwo ngubwo Azizi Basane akinnye 11 ku ruhande rw'iburyo kuri 7 dushobora gushaka undi mukinnyi ugomba kuhanyura nawe kuko agomba kuza ko Adama ntabwo wamuha icyizere kuvuga ngo Asanana yawana mzee wa kitambi nta kintu namwe yewe amakuru nagiye numva ariko nayumvanye abamotari bantwara bambwiye ko karindwi ya Mureri rizabiri witwa Jonathan Ikanga Lombo ubundi udafite umukongomani muri Rayon hari ikibazo cyane uwo Jonathan kuva muri Yanga kuva muri Yanga azatere karindwi rwose ya Mureri agira gutya ese tukivuga umukongomani uhita unyibutsa witwa Musengo Tansere diruye yaheze azi kubyina Tansere navuga ngo yakoze mind game ashaka kujya muri Rayon Sport ariko birangira abayobozi ba Rayon Sport babibannye ntekereza ko byanacecetse nta n'uwabivuga kugira ngo yakoze no gusesa amasezerano na Kiyovu vuba ko yangaze muri Rayon ariko oya Tansere niwe bamuretse
we ku giti cyawe turetse ibimuvugwaho ngo ni umukinnyi ujya mu kabari ngo ni ibiki n'ibiki n'ibiki turebe Musengo Tansel mu kibuga kuri tapi ni umukinnyi mubi utafashe ikipe ya Rayon Sports. Tansel ni umukinnyi mwiza yanadufasha cyane iriya cumi rya Keve Tansel ari abakinnyi bari abahanga cyane. Tansel yaritera neza cyane nta kibazo nawe tumubonye Savana yakora ku 10 urumva twatugize na competition byiza hagati ya Bedi na Tansel bajya bishaka umuntu hakina kandi iyo ufite competition buryo umuntu gupressinga cyane urakora cyane. Tukiri muri Rayon Sports nari nibagiwe kukubaza ku mutara witwa Abedi Bigirimana. Abedi siko nabonye ari bajyanga arimo arasezera. Abedi bura niyagiye asinyiriye. Abedi ashaka kwamaze kuvuga ko ashaka ko afite ikipe. Abedi ni wamenye ibyo rwose arerekeza hanze gusa ntago ari mu Rwanda. Bundi njya makuru na MPT hari equipe zamushakaga muri Tanzania birashoboka yuko yaba ari hajya ubwo abariyo bihanagure no kwihanagura. Abedi mu Rwanda biragoye ubwo ari mu Rwanda yakinira Rayon Sports n'ubundi ubwo nyine abariyo nuko nguko bimeze rero ngayo amakuru agezweho mu ikipe ya Rayon Sports. Witwa Biramahira Bedi nawe ntago arasinya. Ese Bedi buri arakiniye muri Rayon? Bedi no guhendera ubusa ni bamwihorera miliyoni 40 kuva muri 40 kuva mu 1900 yatse miliyoni 40 2025 cyaka miliyoni 40 kandi umuntu agenda agabanuka agaciro ntago agenda azamuka ko umuntu arasaza ntago agenda aba umwana. Rubango Abedi wowe ugiye kumugurura umuyobozi mwicaranye ku meza nanga utamurengereza 20 bene ni wazirenza umushahara 20 imyaka 2 namwa miliyoni bango wamuhemba miliyoni ariko miliyoni 20 mu myaka 2 nazimu 10 ubwo muri make mu myaka 2 wamugura miliyoni 44 harimo miliyoni uzamuhemba mu myaka 2 cyane rwose na 20 wamugura ngayo nguko rero Biramahira Bedi turacyategereje nawe nimba azasinya ariko ku makuru mfite Zandani nuko bigoye cyane kuba Biramahira Bedi yasinye ikipe ya Rayon Sports ariko Biramahira Bedi buriya hari ikintu utazi afite umu agent w'umuhanga arimo aramushakira amakipe hanze ejo bundi uzajya kumva mba yasinye ikipe uko bivuga ati bigenze bite ubona yanagiye. Ubwo rero ngayo nguko ikipe ya Rayon Sports irimo iriyubaka ku munsi wo kwa mbere izatangira imyitozo abakinnyi bazaba bahari abatoza ngiye ngo mwamubonye Afahami ya Rotif yamaze kuhagera yazanye n'umwarabu Mohamed Teli mediateur vendarateur prise la ronde kariburateur uriya jewe nasubiye muri video mbona ni mubi cyane kandi materi na stabilisateur nabyo bishyizeho na interrupteur ngayo gukorero nuko bihagaze mu ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Ndakeka nta kindi twasezera abakunzi bacu mu Rwanda nibyo ariko nanone kuri update twabaha Kiyovu Sport yamaze gukurirwaho ibihano tugiye gutangira kumvana na imitsi iragigura umuhisi n'umugenzi ubwo abana ba breaking neza. Kiyovu Sport rwose yamaze kwishyura kuri nkuru nkuko rigana ideni yari irimo Kiyovu Sport yamaze kubiryishyura ubu igiye kwinjira muri transfer iri free. Rigane ndebe ko nanjye nzabishobora urucaca Kiyovu Sport ekipe y'ubukombe yamaze gukurirwaho ibihano ubu none igiye gutangira kumanura intwaro kabombo ewana winga matacari ba mediateur baba bameze nabi cyane ndimo ndakanga cyane byanze nibyo ngibyo rwose. Perezida David yakoze akazi cyane David yamaze kuba rwose cyangwa ni wa mutaramu cyangwa generali nyine ubwo n'ubufatanye bwose nacyo twasabaga ako ni ibintu byiza kuko ngiye bushize nabonye babateye imyaka 3 ubwo rero ndagira ngo banze usezere abakunzi bacu ubundi bwo unabasaba akantu kamwe agasubscribe iyo nini automatically bakandeho so reka tubashimira aho twakomeje kugenda tubana twabanye mu mipira yari hano kuri Tapi Rouge ndetse no mu kiganiro kirekire twagiranye. Reka mbashimire cyane ikintu tubasaba ni kimwe no gukora subscribe ariko hari akantu ukoraho kugira ngo ujye ubona buri video yose dushyizeho bita notification nako biba byiza iyo ugakoze kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze cyane. Yes, ubwo nanjye nako nagenda n'abasezeye rwose mwakoze kudukurikira mwakoze kuduha umwanya mwakoze kudutega amatwi ni by'agaciro gakomeye cyane buri gufata umwanya wawe ukadukurikira ukagenda ukurikira amakuru ariko ibyo byose ikiguzi ni kimwe kanda subscribe ubundi ureba ko kantu kakazogera ugakoreho nurangiza wemeze kuri all notification amamenyesho ujye uyabona
tujye duterekaho video ubikurikira neza cyane. Ubwo rero mwe mwamaze kubikora, Imana ibahe umugisha, mwicare mutuzi ibintu bimeze neza. Nawe utarabikora nico gene nako kanya kugira ngo tujye tugenda tubana buri munsi.